dutangiranye n'umudamu wari uhagaze hejuru y'ikiraro ari kumanura umugozi hasi. Ntabwo tuzi ngo byari bigenze gute. Ako kanya hari umugabo wari uri gukurura hasi, kandi uwo mugabo wari uri hasi hari undi muntu wari gutobora urukweto rwe agira ngo amuzirike. Yatangiye gufata wa mugozi wo mudamu atangira kuwukata n'umukasi kugira ngo ka gakapu kamanuke. Yo kahise kamanuka kihuta cyane gahita kitura hasi mu mazi. Umugabo nawe aratangara cyane aravuga ati biriya bibaye nibyo nashakaga, reka njye kuzana amafaranga. Wibuke neza ko uyu mugabo bamaze kumuzirika akaguru, yakuruye akaguru biranga, umugozi uhita wongera umutura hasi. Muri ako kamanya hari umuntu umenya wari wabateze umutego, niwe wahita afata ajya kuroba ka gakapu. Ntabwo tuzi ngo kano gakapu karimo iki. Ikigaragara cy'umusore yahise atangira kukazamura muri ya mazi, kari kanaremereye ubona ko biri kumusaba imbaraga. Umusore yahise akazamura hejuru, akimara kukazamura aravuga ati yo ibishoboka ko bashobora kuba ari umwana, reka ngende ku ruhande njye kureba nitonze. Umusore yahise areba hirya no hino, arangiza ahita agatera ku nkombe, aravuga ati reka njye kureba. Umusore yaraje akuyeho ishashi, ahita abona ni igipope ariko gitangaje. Akuyeho indi shashi, ibintu byari birimo byahise bimumena amaso. Hari harimo amabuye y'agaciro kandi ahambaye. Urabona ko umusore yahise atungurwa kubona ayo mabuye, nawe byahise bimutungura cyane. Aravuga ati n'ubundi ibi nibyo nahoze kera nshaka, ubukire ndabubonye. Umusore yahise akora muri ya mabuye atangira kuyayora. Aravuga ati uko byamera kose twahise tugaruka ku ruhande, hari abandi badamu ikigaragara cyo bahise baza gutega ka gakapu kubera ko amazi yari yahise akomeza kugashokana. Bahise bishima cyane baravuga ati dore ya mabuye y'agaciro ngari yaraje, ati ntugire ikibazo n'umundi turayabonye. Yahise areba ku isaha abona n'igihe bamaze gutegereza, babona neza n'ubundi barasanga amasaha ataragera. Ikigaragara cy'aya mabuye barayafataga bakayajyana kuyagurisha ahandi hantu. Agakapu karaje bagira ngo bagafate, barangije ntabwo twizeye neza ko y'amabuye y'agaciro kirimo, cyangwa se ndabizi neza ko bamaze kubona ko bamaze kuyakuramo. Baraje bahita bagatega aho ngaho, bahita bagafata. Bakimara kugafata barangije baravuga ati tuyishime cyane. Barahise bakajyana ku nkombe hejuru handi bakamanuriye, barangije bahita basanga nta kintu kibereyemo, harimo imyenda gusa. Yo bahise basanga bisume yonyine gusa. Baravuga ati ndebera mana y'isi n'ijuru, ati amabuye y'agaciro yavuyemo, ati niba batayatwaye simbizi, ati ariko simbyizeye neza ko byamera. Ati turaza kubwira iki papa wawe ko mbizi neza tutari mu mukire, ati urabona ndi busobanure ngo iki. Bahise bakomeza kugira ubwoba cyane, batangira gutitira. Baravuga ngo uko byamera kose imana yanjye biraza kugenda gute we. Babuze uko babigenza, bahita batangira kumva ijwi ribahamagara ribabwira ati bimeze bite amabuye ko mutayazana byagenze gute. Ati nimugire vuba muzana ayo mabuye. Barangije baramusobanura baravuga ati amabuye ntabwo turi kuyabona, ati ahubwo ntabwo tuzi ngo byagenze gute. Umugabo yakomeje kubahamagara mu ijwi riremereye cyane ababwira ati uko byamera kose ndababona. Umugabo yakomeje kwirukanga cyane kandi bari bamuziritse akaguru. Uko umugabo yirukanga niko umugozi bari bamuziritse wihamburaga cyane. Yari afite igipimo, afite n'imashini isuzuma amabuye y'agaciro. Arangije arahagarara aravuga ati reka ndebera hano byanga byakunda aya mabuye y'agaciro ashobora kuba ataharenze. Barakwereka yahise avuga ati n'ubundi uko byamera kose ndaza kumufata. Yahise akuraho igipimo atangira gukanda ngo checking arebe se aya mabuye y'agaciro arahagana hehe. Yatangiye gusuzuma, kimara gusuzuma yumva imashini irasonye. Wibuke wa musore wayatwaye, dore nguyu. Imashini yamaze gusona, arangije ahita amuhagarika amubwira ati turebe ibintu ufite aho ngaho. Umusore avuga ati nge nta kintu ufite aho ngaho, hano harimo ibintu byanjye gusa, ati ahubwo wowe sinzi ikintu uri gushaka, ati ndagira ngo mbwire neza. Yahise amusatira, batangira kurwanira ka gakapu, bakomeza kugundagurana cyane. Arangije amushyikuza ka gakapu, akamushyikuza igikapu, akuramo akantu kari aho ngaho. Ntabwo tuzi ngo se y'amabuye y'agaciro niyo cyangwa harimo iki. Yahise agahambura bwangu, arebye asanga hari hibereyemo ibiryo yari avuye kugura. Ya baba, umugabo yahise atungurwa cyane, yifata mu mutwe aravuga ati ibi ni ibiki mwakabyaramwe, ati amabuye y'agaciro ndaza kuyabona gute. Umugabo ariko ntabwo yacitse intege, yakomeze guhatiriza cyane, akomeza kwirukanga cyane. Aravuga ati uko byamera kose amabuye ndaza kuyabona, ati ariko mu by'ukuri ndabizi neza. Yahise ajya ko areba ku ruhande aravuga ati uko byamera kose n'umusore ahita amubura, aragenda. Umusore ahita yigendera. Wibuke neza ko uriya musore ariwe watwara amafaranga. Umusore yahise akomeza kugenda. Umugabo ahita areba ku ruhande, ahita abona umudamu we, akomeza kumuhamagara amubwira ati na n'ubu ntabwo murayabona, ati byagenze gute. Ati nanjye nahebye, ati ariko mfite icyizere cy'uko ari ahantu tugiye kujya kuyarebera, ati byanga byakunda turaza kuyabona, ati ahubwo ngwino umfashe urugendo tujyane turebe ko turi buze kuyabona. Bakomeje kwirukanga cyane, ubona ko batarwambaye kandi igihe cyari cyamaze kubarengana. Umugabo akomeza kwirukanga ku mudamu amubwira ati n'ubundi ndashaka unyereka amabuye yanjye ahantu ari, ati kubera ko nayabuze. Umudamu yaje yirukanga cyane, sinzi ahantu yarebye hakurya ahita abona ya mabuye y'agaciro, atangira kuruhuka. Umugabo nawe yahise amugeraho yananiwe cyane, yarambiwe. Arangije aramubwira ati tegereze hariya witonde urebe. Yakomeje kumubwira ati wabaye iki kutanyereka. Yamutungiye agatoki aramubwira ati dore reba hari ukuntu bimeze, ati ya mabuye y'agaciro dore ngariya, ati tugende tujye kuyazana. Umudamu aravuga ati yahise amukurura amubwira ati genda gake, atari amabuye y'agaciro tubanze turebe niba ariyo cyangwa se bataba badupfunyikiye. Ariko ikigaragara cyo amabuye y'agaciro yari ari hano. Ikigaragara cyo nuko wa musore yari amaze kuyagurisha, wa musore wari wamaze kuyatoragura aya mabuye y'agaciro, yari amaze kuyagurisha. Baje gake yabanyonyomba, barangije ntabwo bizi neza, bagiye kuyayora munsi y'ameza. Ku ruhande hari umuntu wari uhicaye.
ikigaragara cyo nuko uyu muntu yaraje gucekinga aya mabuye niba ari meza kuko yari amaze kuyagura, yari afite parufe arimo acekinga ngo arebe niba aya mabuye ameze neza cyangwa se ari ay'agaciro koko. Barayatseruye barangije barareba babona neza ni ya mabuye yabo bari bamaze kohereza, bahita bibaza uburyo yageze ahangaha, baravuga ati umuntu wanayazanye twamaze no kumwishyura kare kandi yamaze no kugenda. Bo bakomeza kuvuga ati nta kundi biri bugende, tubuse turaza kubigenza gute. Yakomeje gupuriza atera parufe ya mabuye agira ngo acekinge ngo arebe ko ari mazima. Ako kamwanya wa mukobwa wabo yahise aza yirukanga cyane avuga ati nanjye nzanya andi mabuye, ati musuzumire turebe niba yaba ari mazima. Ati umukobwa disi sinzi ngo yari ayakuye hehe, ariko mu by'ukuri wibuke neza ko mabuye y'agaciro yarayangaye umusore yari amaze kuzana. Aya yandi bafite nta kintu cyari kirimo, nta n'ikintu yari nabamariye. Umukobwa yakomeje kuvuga ati ahubwo mugire vuba mumvira ahangaha uko byamera kose. Yapfunduye ya mabuye agira ngo abereke, ikigaragara cyo nibigeze banayasuzuma bishoboke ko basanze ari pirate. Dore wa musore disi yaje yirukanga cyane aje kumenya ikibagaragara. Disi yari afite n'umusore urwaye wagenderaga mu kagare, yahise azana amafaranga menshi cyane. Ikigaragara cyo wa musore amabuye y'agaciro yari yamaze kuyagurisha, arangije disi azana amafaranga. Yari afite umusore murumuna we niba atari mukuru we disi wari urwaye, yahoraga arira disi yicaye mu kagare, ariko disi yabonye azanye amafaranga arishima cyane, aravuga ati ubu wenda nazahaguruka muri ino gare. Ati kandi disi byaba ari n'iby'agaciro kandi Imana yabigize neza. Yaramwegera disi aramuhobera, akimara kumuhobera amubwira ati ihangane n'ubundi bizamera neza. Duhita tugaruka ku ruhande, undi atangira kubasobanurira uburyo amabuye y'agaciro, arangije aravuga ati aya ngaya n'andi mabuye yanayasumba, ati ahubwo uko byamera kose mwebwe mufate inzira mwigendere, n'andi mabuye yanyu tuzongera kwakira kuko dufite amabuye meza. Yahise aterura amabuye yarangije ahita yajyana, arangije abandi basigara aho ngaho bumiwe banatangaye bavuga ati ubu se bigenze gute? Ati burya koko ni gutya bimeze. Ati amabuye y'agaciro twajyaga tuzana yabaga ari original, ati none reba n'andi twari tuzanye barayanze, ubu se amabuye yacu biraza kugenda gute? Kuki twakoreye mu gihombo? Disi ni cyagiye disi bavuga ati Imana yihera abandi umugisha, ugasanga warakoze kandi mu by'ukuri ugasanga wowe nta kintu ubonye kandi ibindi ibyawe bikaribwa n'abandi bantu. Barakwereka umugabo disi yakomeje kurakara cyane n'umukobwa yarazanye amabuye atarwambaye, batangira gusubiranamo bavuga ati urabona byagenda gute? Ati ko ari wewe wagiye kuyacisha hariya, ati iyo ubanza kubikora neza wari kubiki utagombye kubizanamo akavuyo. Bakomeje gusubiranamo, umukobwa akomeza kubabwira ati genda ubundi ibyo murimo ndabirambiwe, ati nibi bibuye sinyi bikeneye. Umukobwa yahise yivumbura arigendera, akimara kwigendera bakomeza kumuhamagara. Umudamu ahita abwira umugabo we ati ko umwana agiye biraza kugenda gute? Ati urabona biza kuherera hehe? Barakwereka disi umudamu nawe umugabo yakomeje kubwira umudamu abwira nabi cyane, ubona ko anamutoteza ati utaza kubikora kuriya ngo uyamanurire kuri kiriya kiraro, nta kuntu biba byagenze tuba tuyafite. None reba ariwe n'abandi, reba ukuntu bigenze, urabona tudahombye, ibi bintu ntuzabyongere. Umudamu yakomeje kubabara cyane, disi areba hirya areba hino abura ukuntu abigenza. Ikigaragara cyo disi nuko uyu mudamu byose ari we babihindiyeho kandi ngo ari we wari uri mu makosa watumye bamutwarira amabuye y'agaciro. Umugabo yakomeje kurakara cyane akomeza kwivumbura, aravuga ati n'umundi ntako byagenda, nta n'ikundi byaza kugenda, ati ahubwo wowe ibintu nkoreye ntabwo nzigera mbyibagirwa na gatoya. Umugabo yakomeje kubwira nabo umugabo we, arangije aravuga ati nta kundi ahubwo mva n'imbere nagende. Umugabo nawe yahise amwishika afata inzira arigendera. Hanyuma reka ngushimire rero byarangiye umugabo yigendeye, umudamu bamusiga aho ngaho wenyine. Hanyuma reka ngushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu, mubwira ati ntuzacikwe n'agasobanuye ku butaha. Byarangiye bamusize, murakoze.